Ndishimye cyane kongera kugaruka hano. Iyi ni inshuro ya gatatu ngiye kuvuga kuri iri jambo. Ndabushimiye cyane kubw'icyizere. Nshimira cyane David yatugiriye. Imana imumugisha cyane. Reka dusenge niturangiza dutangire ijambo ry'Imana. Mana yanjye, Mana yacu twese, Yesu Kristo umukiza wacu, ukaba n'Imana yacu, turakwihaye kugira ngo dukoreshe, kugira ngo iri jambo tuvuga rigire umumaro mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bwabo turibwira. Icyubahiro ni icyawe, dutegurire gukora umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo kwizera gukuraho imisozi. Turi gusoma muri Matayo ibice 17 ku murongo wa 20. Haravuga ngo arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndabwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Amen. Reka dusubiremo. Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndabwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Amen. Tugiye muri context y'iri jambo, ni ijambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be bananiwe kwirukanamo umuntu dayimoni. Arababwira, bamubajije ngo kubera iki twananiwe kwirukanamo uyu muntu dayimoni, abasubiza ko byatewe n'uko bari bafite kwizera guke. Ikintu gishobora kuba gike ni uko kiba kinashoboka ko cyakongerwa. Sindi kwibuka ijambo, wenda ababyibuka muze kurima, aho bamusabye kubongerera kwizera. Kwizera ni ikintu gishobora kuba gike kandi gishobora kongerwa. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo kwizera kwanyu ni guke. Ariko abaha nka password. Ababwira ngo mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira even n'uyu musozi. Nimvuga uyu musozi, ubisimplifie, urebe umusozi nawe uzi uko umuturanye. Mwabwira uyu musozi uve hano ngo ujye hirya, kandi ngo have. Abongeraho n'ijambo rikomeye rivuga ngo nta kintu kizabananira. Hari ijambo Yesu yavuze, bamubaje ngo ese ngo ibyo birashoboka? Aravuga ngo ku Mana ngo ibyo ntibishoboka, ngo nako ku bantu ibyo ntibishoboka, ariko ngo ku Mana byose birashoboka. Hari n'irindi jambo yigeze kuvuga ngo bishobokera uwizeye. Hey! Haleluya! Bishobokera uwizeye, niko Yesu yavuze. Iri jambo rivuga ngo nta kizabananira. Muze gusoma muri Bible wenda y'Icyongereza, haravuga ngo nothing will be impossible for you. Nta kizigera na rimwe kibananira. Which means muri twe nuko tutabigenzura, harimo imbaraga zishobora gutuma nta kintu gishobora kutunanira. Iyi ni inshuro ya gatatu ngiye kuganira nawe. Iri jambo ntago twigeze tubona abavugabutumwa benshi barivugaho, kubw'impamvu yuko ryaje risa n'iryoroshye ariko rinagoye. Kuko nujya no mu magugo ririmo, baba bari kwibaza ngo can faith move mountains? Icyo kibazo bibaza kubera yuko bataracyapurika mu buzima bwabo. Niyo mpamvu bananiwe kugisubiza. Turavuga nka pray now, twaryiga rino jambo tukaribona bike. Igisubizo ni uko bishoboka. Nkuko twabiganiriye, kwizera no kumenya rwose cyangwa se gusobanukirwa ibintu bikwiriye kwiringirwa. Muranyumva neza? Nkuko ubushize nashoje mbivuga, kwizera kwigaragaza mu buryo bugera mu 8, ariko dukunze kuvuga ku buryo bumwe. Ndaza kuvuga uburyo tujya dutindaho tuvuga.
number one, ukwizera ni ukwemera udashidikanya. Abaroma ibice 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Harimo ijambo ukizera mu mutima wawe ukabyatuza akanwa kawe. Ntago umuntu iyo yizeye ikintu aba yacyemeye, ntaba afite gushidikanya. Gukizwa gakiza ni ijambo rimwe gusa, ni ukwatura no kwemera. Bisobanuye yuko kwizera udashidikanya byitwa kwemera. Ni bumwe mu buryo kwizera kwigaragaza. Iyo wemera ikintu udafite gushidikanya uba ufite kwizera. Ndetse no muri Yohana ibice 3:16 harabivuga, haravuga ngo byatumye Imana itanga umwana wayo w'ikirenge kugira ngo umwizera wese, mbese umwemera wese, ahabwe ubugingo buhoraho. Utamwemera ahabwe urupfu, nimba navuga gutyo. Kwizera uburyo bwa kabiri bwigaragaza nk'impano umwuka atanga. Sindi bushake gutinda kuko ni ibintu byinshi. Kwizera ni impano y'umwuka. Nusoma mu Bakorinto ba mbere ibice 12:9 haravuga ngo undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Bivuze yuko ngira ngo rino jambo sinaritindaho cyane kuko murabizi yuko ibi bice 12 cyane cyane guhera nko ku murongo wa 5 kumanuka, Paul yari atangiye kuvuga ku mpano z'umwuka. Ageze ku murongo wa 9 avuga yuko kwizera ari impano umwuka atanga. Bivuze yuko bamwe hari abatagira iyo mpano pe, ariko naje gusanga ni impano abantu bose baba bafite, ahubwo twese tugira ibipimo bitandukanye. Niyo mpamvu ubushize nababwiye ngo kwizera kugira igipimo, kugira uburyo kuba measured. Kuko kwizera kwawe, reka mvuge nko kwizera kwa Mose. Kwizera Mose yari afite kwari gufite imbaraga zishobora gutandukanya inyanja. Yosuwa kwizera yari afite kwizera gutandukanya Yorodani. Hari bamwe muri twe badafite kwizera ku buryo atasengera na Sinezite wenda nanjye irarenze. Wumvise kwa kwizera navugaga batasengera n'ibicurane ngo bikire. Nibyo mbabwira ko kwizera kuri uru rwego bigira igipimo. Haleluya. Rero iyo ufite impano yo kwizera ukagerageza kuyikoresha cyane, kwizera kwawe kurushaho kuzamuka. Niyo mpamvu tujya gusengera abadayimoni. Hari abadayimoni birukanwa no kwizera, na Yesu yarabivuze. Ugasanga hari umuntu uzi ko nyine atiyirije adashobora kwirukana dayimoni, kandi yabikinisha ikamukorera agashya. Ariko hari n'abandi bazi ko kwizera gusa kwiwe, iyo presence yiwe yo kwizera afite, guhita kwirukana direct dayimoni. Iyo ahageze dayimoni igihita igenda vuba, ntibadiringa umwanya munini. Izo ni imbaraga zo kwizera. Kwizera ni impano umwuka atanga. Niyo mpamvu navuze ngo kwizera kugira ibipimo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye ngo kwizera kwanyu ni guke. Niyo mpamvu n'abigishwa bavuze ngo twongerere kwizera, kuko bari bazi yuko kwizera kongereka cyangwa kukagabanuka. Cyane cyane ndavuga kwizera kw'impano. Ijambo rya gatatu, kwizera n'amaso y'umwuka. Nusoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 ku murongo wa 7, ndabona kabisa mfite Abakorinto benshi. Haravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Kwizera n'amaso y'umwuka. Ijambo ry'Imana ni umucyo cyangwa se ni urumuri rumurikira amaso y'umukristo. Iyo ufite ijambo ntugira amaso y'umwuka bita kwizera, iryo jambo rikubera teori nk'izindi zose. Niyo mpamvu ifite amaso y'umwuka.
ukagira n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Kwizera kwawe kurakuyobora kukakubera amaso, kuko hari igihe kimwe ugeraho ugahuma amaso, ugapfuka amaso ngo utayoborwa n'ibyo ureba, ahubwo utangira kuyoborwa n'ibyo wizera, kuko kwizera ni amaso y'umwuka. Niyo mpamvu mu Baheburayo 10:39 haravuga ngo ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ijambo rya 4, kwizera ni imbaraga. Abakorinto ba mbere 13:2 haravuga ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Muri iri jambo, rino jambo rivuga ngo nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi. Ese mwibwira yuko gukuraho imisozi bidasaba imbaraga? Nabonye aho ntuye mu Bugesera bari kubaka umuhanda, haje imodoka bita caterpillars kugira ngo zikureho imisozi yari bubangamira ikorwa ry'umuhanda. Bisaba imbaraga. Niyo mpamvu kwizera kwigaragaza nk'imbaraga. Ijambo rya 5, kwizera ni intwaro. Nimvuga intwaro mwumva ingabo. Kwizera ni ingabo idukingira. Abefeso 6:5 haravuga ngo kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Sintinda kuri iri jambo twarivuze, ahubwo tujye kuri 6. Haravuga ngo kwizera ni ishingiro ry'imyemerere yose. Abaroma 4:11 haravuga ngo bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abe sekuruza abo bagira gute wabizera bose, nubwo baba batakebwe, ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka. Simfite imibare hano hafi. Uyu Abrahamu bavugaga mu Baroma 4:11, ndagira ngo nkubwire yuko niwe shingiro, niwe father of faith w'ibintu hafi ya byose byizerwa mu isi. Abisilamu, Abakristo, Abayahudi, bose kwizera kwabo gushingiye kuri Abrahamu. Ukoze imibare yabo ukabateranya, usanga bajya kungana na hafi miliyari 5 muri miliyari 8 zituye isi. Niyo mpamvu kwizera ni ishingiro ry'ibyemerere. Miliyoni 3 zisigaye neze, harimo miliyari 2 z'Abashinwa n'Abahinde, ni hafi 3 nabo. Iyo bateranyije abo bafite nabo ibyo bizera. Niyo mpamvu kwizera ni ishingiro ry'imyemerere. Hatariho kwizera nta myemerere ishobora kubaho. Muranyumva neza? Kwizera gushingiye nako imyemerere ishingiye kwizera, ku kwizera. Niyo mpamvu kwizera kugaragara nk'imyemerere. Ijambo rya 7 n'irya 8 haravuga ngo kwizera ni icyizere cyangwa ni ibyiringiro. Iyi ngingo ya 7 sinyitindaho kuko ni ijambo ryo mu isi. Bajya bavuga ngo nguze ngo ni iki washobora ngo udafite ngo icyizere. Nta gushobora gucuruza udafite icyizere. Navugiye muri famiye y'abacuruzi, umuntu arabyuka agafata igishoro cye akamera nk'ukijugunye, bukajya kwira yazanye inyungu, kuko bisaba icyizere, bisaba kwizera, bisaba ibyiringiro. Abafaransa nibo bajya bakoresha ijambo bita esperance. Esperance bivuga ibyiringiro, cyangwa se mbona Abongereza bakoresha confidence. Confidence ni ukwizera kuba kwahinduriwe nyito. Niyo mpamvu mu magambo y'isi bakoresha ijambo icyizere. Simfite umwanya wo gutinda ku cyizere cyangwa se esperance cyangwa se espoir, ibi ari byo byiringiro.
kuko ni amagambo hanze bavuga ariko yose ari connect, yigaragaza nko kwizera. Niyo mpamvu bonyine bajya bavuga ngo rega kwizera kurarema, kuko bazi yuko kwizera ni umurunga ibindi bintu byose bifasheho. Ijambo rya 8, kwizera ni ubuzima, niryo dushorejeho. Ndagira ngo nkubwize ukuri, nimba ubuzima bwawe budashingiye ku kwizera ntacyo uri cyo. Reka ngo prove nkoresheje iri jambo. Habakuki ibice 2 ku murongo wa 4 b. Iri jambo riri no mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 38, riri no mu Baroma, sindi kwibuka imirongo neza. Riravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Muranyumva neza? Bivuze ko ku mukiranutsi hatariho kwizera ntariho. Nyeretse nimba utari umukiranutsi uri umunyabyaha, ariko ku bandi kwizera ni ubuzima. Reka nsoze nguhe iyi tipu yo gutahana. Hari ibintu 3 muri ino si birema ikintu kikabaho, nibyo bintu byahawe uburenganzira bwo kurema. Icya mbere ni ijambo ry'Imana, Imana iravuga bika. Ikintu cya kabiri ni umwuka w'Imana, nawo ikintu ushyizeho kibaho. Icya gatatu ni ukwizera. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ndababwira ukuri, ararahira yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya wahava, kandi nta kizabananira. Ndashoje, ariko reka nkubwire ngo ubu buryo 8 kwizera kwigaragazamo ntabwo ari ngombwa ngo ubu ufite bwose. Ukeneyemo akantu kamwe kugira ngo kakubere nk'akabuto ka sinapi, kugira ngo kure umusozi wawe. Yesu yaribajije ngo ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Biri muri Luka ibice 18 ku murongo wa 8. Kankubwire ngo isuzume urebe niba ufite kwizera, kuko ku mukristo kwizera ni ubuzima. Ndashoje, Imana ibahe umugisha.